ndavuga umwaka ushize, nibo bari hagati yo kwigaragambya kugira ngo bavaneho umuperezida wari uhari, nubwo bitashobotse, ariko bamuteje ibibazo bikomeye. Iyo ni Gen Z. Ikindi, ibi ababonye kwigaragambya kwabaye ku isi hose, abantu bigaragambije kubera ikibazo cyabereye muri Israel na Palestine, Gen Z niyo yari irimo hagati. Ababonye muri 2020 igihe wa mugabo yicwaga bita George Floyd muri Amerika, abantu bigaragambije bisakara ku isi hose, bakoresha rya jambo ngo ni Black Lives Matter, rya jambo ngo ubuzima bw'umunyafurika cyangwa umwirabura ngo bufite agaciro. Abo baraba Gen Z. Aba Gen Z bafite imbaraga, nibo bari ku makompiyuta bakora amaprograme yo gukora za AI murazumva, ni artificial intelligence. Abo nibo bari kuri amatelefone bakora ibintu bihambaye. Iyo niyo Gen Z. Twifitemo imbaraga. Izo mbaraga, ikibazo bavandimwe ni uko imbaraga abasore baba bafite, ahantu havuze ijambo rikomeye aravuga ngo abasaza bafite ubwenge, bafite ubumenyi, ariko nta mbaraga bafite. Ariko abasore bafite imbaraga ariko nta bwenge nta n'ubumenyi bafite. Bisobanuye ko tugomba guhuza ibyo bintu bibiri. Ugomba gushakisha ubwenge n'ubumenyi bw'abasaza, ikindi ugashakisha ufite imbaraga ntabwo uri umusore, ikindi ugomba gushakisha ubumenyi bw'abasaza n'ubwenge bwabo, kuko nubihuza ibyo bintu bibiri uzaba umuntu ukomeye muri sosiyete. Impamvu abasaza bakomeye ni uko bafite ubwenge, hari aho bavuye bazi ibyo batagomba gukora kubera ubumenyi bw'ubuzima. Abasore rero muri iki gihe kigaragara no kuba bafite imbaraga, ariko imbaraga zabo ziri all over. Bisobanura ngo bazikoresha ibintu bitandukanye, agerageza ibintu byose, ngo yari muri business, ngo yari mu ishuri, ngo yari mu rusengero arivuyemo, ibyo bintu byose akabikora kugira ngo agerageze ibintu byose. Ariko icyampa kugira ngo umuvandimwe ubone icyo Imana yaguhamagariye, uceceke cyangwa utuze, ukore icyo kintu Imana yaguhamagariye. Niba Imana yaguhamagariye guha mu rusengero, ukorere mu rusengero. Niba Imana yaguhamagariye kugira ngo ugende kuri sector zitandukanye, kuko twavuze imisozi 7, kuri media, education, politique n'ahandi hatandukanye, niba ari Imana yaguhamagariye uhajye uhakorere, ariho ugirute ushiraho focus yawe. Bavandimwe ba Gen Z ndi kubyira uyu munsi, ndagusaba kugira ngo umenye yuko ni wowe Imana yatoranyije muri iki gihe. Nutakaza umwanya wawe muri iki gihe, imyaka izagenda, aba Gen Alpha nkuko twavuze nibo bazafata umwanya wawe.